igice cyatambutse mu nkuru warahemutse asize cyose arimo aganira na Hirwa ndetse yararimo amubwira ko atabyemera ndetse atiteguye kwakira ko agiye kubana n'undi mukobwa. Ese aho Hirwa yabyitwaye mate? Inkuru yacu munyemerere tuyere kuri abangaba bombi babiri. Hirwa yitegereza Cyoza akamureba umwanya munini akambwira ati Cyoza, kuri umukobwa mwiza, kutazigera ubura umugabo nangwa se umusore ugukunda, waretse kwibabariza umutima. Cyoza ati hoya, abo bose simbashaka, abo bose ntabwo ari wowe. Ese kuki utigeze uha agaciro urukundo nagukunze? Hirwa ati Cyoza, si uko ntigeze mbiha agaciro, si nuko nabiha agaciro, ariko ntabwo byakunda. Uzi impamvu bitakunda? Njye nawe ntabwo twakundana. Ese uragira ngo nkubeshye? Cyoza ati nta kibazo basi mbeshya. Hirwa atari bishoboka nakubeshya, ariko ntabwo nshaka kuba nagira communication nawe nangwa se indi friendship iri behind. Mama wambyaye yazanyica. Amagambo yonyine nabwiwe umunsi nerekana uriya mukobwa arahagije. Ntabwo nakora mistake, sinshobora gukora mistake. Ibaze rero ndamutse nyikoze. Kuba nkunda ni kimwe, no kuba nagukunda ni ikindi. Ni kenshi nagiye nkubwira ko nzagukunda ariko ntakibona umukobwa nakunze n'umutima wanjye wose. None igihe yabonetse numva koko byakunda. Cyoza ati hoya, Hirwa ntabwo wabinkora. Basi reka ngusabe ikintu kimwe cyonyine. Niba utankunda ukaba utananyemera, basi reka tubyarane umwana. Hirwa ati ngo iki? Njye nawe tubyarane umwana, hanyuma si uwo mwana nitumubyarana bizagenda gute? Cyoza ati njye nzamwitaho, nzamurera, nzamuha uburere bwiza, nzamuha buri kimwe. Basi nzajye nicara murebe, nibuke yuko nubwo utigeze unkunda nubwo utambereye umugabo, nabura wansigiye urwibutso. Hirwa ati Cyoza, buriya rero njyewe ntabwo nzi guca ku ruhande, sinzi no kubeshya, ntabwo byakunda. Ibaze umugore wanjye aramutse amenye ko nateye inda, muzeyi wanjye na mukecuru bakamenya ko nateye undi mukobwa inda utari umukobwa naberetse. Abakobwa turabazi, bajya ngo ngutere inda, ejo n'ejo bundi uzazivuga ngo urantwite. Cyoza ati hoya, ibyo si byo nshaka pe. Basi ntera inda nzagenda njye kure, aho nzabana n'umwana wanjye tukabaho dutuje, nta nubwo tuzagaruka sinzigera ngaruka no mu maso yawe, sinzigera nanatuma rwose hari umuntu umenya ko umwana nabyaye ari uwawe. Hirwa ati Cyoza, reka nkubwize ukuri, urumva najya ndyama ngasinzira mbizi neza ko hari umukobwa nateye inda, mbizi neza ko hari umwana nabyaye uri aho ngaho uri kwandagara uri kwandavura? Oya, ntabwo byakunda.
ikibazo uracyari muto, ntuzabura umusore ugukunda, ntuzabura umugabo mwiza. Kwanza si nuko wanababuze, ahubwo nuko utabaha time yawe. Hano hari abadokita benshi bagiye bagukunda, bifuje no kukugira umugore ariko warabananiye. Ikibazo ati ntabwo nari kubemera n'abakunda. Undi ati nibyo rero, nuse uragira ngo ngende ariko ubana nawe mbizi neza ko mfite undi mukobwa nkunda. Ikibazo tuba twarabanye kera, ndabizi ko nkunda, unyitaho, mpangayikira, ndabizi pe. Ikibazo ati none ubwo urankatiye, nirwa buriya bukwe ntabwo buzataha. Nirwa ati ikibazo, niba koko nkunda ntuzakore mistake, reka nibanire n'umukobwa nkunda, nari bikubwiye na mbere hose, uba waramuvinze on. Ntabwo wagombaga gutegereza, ntabwo wagombaga kwicara respectinga ko hari ibintu bizahinduka. Kandi n'igihe mama Allen yararwariye hano mu bitaro, ndatekereza warabibonaga, ahubwo nuko wabyirengagizaga. Nta kindi kintu akora, ahera akagenda n'umubabaro mwinshi n'agahinda. Aragenda agakuramo ibintu byose, ndetse agafata bimwe mu byangombwa bye biri aho, agasohoka akagenda. Mu gusohoka agenda ahura na Hirwa, arakamubaza ati none se ugiye kayari amasaha y'akazi? Ikibazo ati ndatashye. Ndatutashye ujya hese? Tashye mu masaha y'akazi. Ikibazo ati Hirwa, ntabwo nakomeza gukorana nawe, sinakomeza gukorera muri ibi bitaro, ndagiye, Imana nibishima nzabona undi murimo, ariko sinakomeza kuguma hano aho uzajya nkurosinga nkahura nawe. Kubyumva no kubyakira byamvuna pe. Hirwa ati ariko urakina, wowe urakina n'ubuzima, urakina n'akazi. Akazi gahurira he n'urukundo? Abandi bari hanze aha babuze akazi, wowe uri guta akazi ngo just ngo nuko udashaka kuzongera ngo kumbona, ngo ntabwo ngo byagukundira. Umva, na transfer ndi bugusabire, uraguma hano ukore, ugabanye ubutesi. Ubwo utegereje ko nkubwira ngo reka rero ngo ngushakire uburyo ngo bakujyana ahandi ujya gukora? Guma ahangaha, nutajya uza mu kazi ngo ukore, uzicara ushomere nk'abandi. Ariko muzi ko mukina n'ubuzima mugakina n'akazi. Ubundi amarangamutima uyazana mu kazi gute? Kwanza agaruka mu kazi. Neza neza umutima wawe wahabye wagira ngo muri iki gihugu, muri iyi si yose, mama niwe wabyaye umusore. Hanze hari abasore benshi banagukunda kurenza uko njye nagukunda. Ntabwo ndi kukubwira nabi, sindi kugukina ku mubyimba, sinshaka kunababara, ariko please zaho garuka mu kazi. Azazenga amarira, akagaruka mu kazi, ariko agahinda ari kose.
kuri abo ngabo babiri, twigire kuri Latina ndetse na Tania. Tania aba asa n'uri kwisetsa ariko areba muri telefone, asa naho afite umuntu bari gucatana. ati naramureba nkata ko wowe ko mbona wisetsa nkaho muri iyi minsi uri mu rukundo wawe. kandi ati shabyihorera ubwo ruranyishe. ati natikagira imwe rurakwishe se noneho uwo musore uri Lucky nuwahe? umusore wanyeganyeje inuza umutima wawe, inguni z'umutima wawe wasatateye ate ko numva ngize amatsiko. wowe wambwiraga ko ibintu by'inkunda atari ibintu byawe. ndati shabyihorera. mva uribuka wa munsi akaza kwerekana girlfriend we? ati na turavuga umunsi Hirwa aza kwerekana Ale? ndati yego. nta muhungu wari urimo w'ibogari mwiza w'igikara cyiza cy'isene, w'amaso manini y'urwererane, wo mu kanwa heza, muremure. ati natisha umwe nabonye waje utwaye Aren, nabonye wagira ngo niwe waje umutwaye mu modoka. harya ubwo yaje amutwaye ntabwo niwe wamucyuye, simbyibuka neza ariko maybe bari kumwe. harya batubwiye ko yitwa Deliki Daniel Dan, hafi aho ngaho. kandi ati wivuga nabi yitwa Dan. ati natekagira imwe uriya sawe kandi mwavuganye gute, mwahuye mute? ati nyine umva ukuntu byagenze. buriya nyuma ya hariya Anko Hirwa yamfashe akaboko, aze kumfata akaboko arambwira ati ngwino mpuze n'umuntu ndashaka ko muba inshuti. arambwira ngo arashaka ko nyine ngo nzamubera umwana mwiza. namuza nawe just byo kuvuga ngo nyine ngo tube inshuti. ariko wumve ngo kuva uwo munsi ntabwo ava mu ntekerezo zawe. ibaze ko ndaryama mbere yo kuryama, ubundi rwose sinkubeshye ntiryamiraga kare, ariko ubu nsigaye ngeze saa saba ndi kuri chat. si burya bino bintu ni kubimera. ati rero karibu mu gakino. hariya tuzi ko wanasara we, siko bya bintu byanagusaza se. ibaze ko mbyuka mu gitondo mfata telefone njya kureba niba yatanyandikiye ka morning. tumva ati niyo naba ndi mu biki, ibaze ko niyo naba ndi mu kazi nkabona ka message kakaraje mbera ko nisetse. ibaze ko nsigaye nseka nta muntu nsekeje. aha ubwo wacu yakunze kabaye.
sinakunze ahubwo ndi mu nyanja y'urukundo ndimo ndarohama ibaze sha ndamwandikira ati ndakunsubiza mba namuhamagara ariya natego ko tani wowe zigufashe gute umenya none ubushabwenge bwawe bwasose pe hari udusinga twacomotse mu bwonko bwawe wowe w'ikinyi nawe wakunda mwana cyane yatshabyihorera niba ndi kumukunda niba muharaye ntago mbizi ariko umenya ndi kumukunda menya ntamusariye yatshabyumve umva uko bimera ahari ninjya nkubwira ngo nkunda musaza wawe uzajya ubyumva shana uko nguko bimera uku niko waburaga ibitotsi uku niko wumvaga nyine wasaze yakwandikira ukisetsa ati ntago biraza neza humura bizaza biracyatangira urukundo ni urusazi uzombwira ati baba we ntangiye kugira ubwoba ati ibyo byihora ahubwo nyibwira bimeze bike ko wampamagaye hano kandi ati mva hari ikintu nshaka kubaza mva niko yambwiye ngo ari mu rukundo ngo ejo bundi ngo wabona dutayemo girlfriend yaba afite waba umuzi ngiye ko numvise yanshyize mu ihurizo ati oya ikintu mbiziho simbizi wasanga nyine amufite cyane ati none siko mbona bikubabaje ati se bitambabaza nose ubundi yakubwiye ko wa girlfriend wamukunda cyane ati ariko nawe rero urasetse nose ubwo urumva yabimbwira gutya atamukunda yambwiye ngo arashaka kunyereka umukobwa akunda kandi yambwiye ngo aramunyereka uyu munsi ahubwo arashaka kukubaza ni wowe ho ubundi usigaye umisha wowe na musaza wanjye muri gukundana ntiwabimbwiye ko nzi ko nta kintu ujya umisha ati mbega nuko bimeze shana nta kintu mbiziho kuko njye ntabwo umusaza wanjye nta na rimwe arambwira ko ankunda niba yakubwiye ko nyine afite girlfriend ashaka kumukwereka ntabwo yaba ari njyewe ati ntibishoboka gusa ubwo abaye atari wowe yaba ari inde ntabwo byumvikana ati ntabwo mbizi gusa nyine niba yakubwiye ko akeneye kugira girlfriend we wakwereka nta kibazo gusa nanjye yambwiye ngo hari ahantu ashaka ko tujyana njye nawe asanga nyine wenda ariyo plan yari afite yo kumutwereka nagira ngo nanjye mumenyereho cyane yatishana ati ntabwo nari ngamije kukubabaza ahubwo nyine nuko numvaga nyine byambabaje ndi kuvuga gute nyine umushuti wanjye aba akundana na musaza wanjye akaba ataramenyesheje numva nyine byambabaje nyine tu mpamvu nyine ubonye nari mbikubajije ntabwo nari ngamije kubabaza I'm sorry ndabona binakubabaje ndabizi ukunda musaza wanjye ariko burya reka nkubwize ukuri Latina mu buzima ntuzahatirize urukundo ntuzagire umuntu uhatira kugukunda no kuguhitamo nubona umuntu atagukunze ataguhisemo atagushaka uzamuvingona kandi ntuzigere umwereka ko byakubabaje tuve
tuje kuri aba ngaba bombi babiri amasaha ya nimugoroba. Dani yicaye ahantu asa n'uri kureba ku isaha, areba ku isaha areba ku isaha ameze nk'utegereje umuntu, asa n'uwarambiwe, ubona asa n'uri kwibaza byinshi. Ako kanya Hirwa arahahinguka aza amubwira ati brother, babarire nagize akazi kenshi, abarwayi bari benshi, amasaha nari naguhaye ndengejeho amasaha rwose, ndatekereza niba atari nk'amasaha 2 ni nk'isaha 1 n'igice. Dani ati shana nagiye kurambirwa pe, numva gutakije nari ngiye kugenda. Hirwa ati mbabarire nagutengushye, mbabarire pe. Ati nta kibazo, byose se kaba ari akazi, ugomba no kwita ku bantu. Hirwa ati ahubwo se umeze ute, meze neza? Dani ati ya meze neza nta kibazo, ndashima Imana, ibintu byose ni amahoro. Hirwa ati none se hari ikintu wafashe? Ati oya, nagombaga kugutegereza ariko nari natanze komande, ndatekereza mu kanya gato bari bugizane ko nari nababwiye ntibabe baretse kugeza uje. Hirwa ati ntacyo nibazane nyine tube tuganira turya kuko ndashonje pe, niriwe mu bintu byinshi sinigeze mbona time yo kurya. Cyozi nawe kuva yamenya ko mfite ubukwe, ubundi nabaga ntabonye umwanya wo kurya, akagira gutya akanzanira ibiryo mu biro, ubu ntashobora no gukandagira mu biro byanjye. Dani ati Cyozi, mu Cyozi ariko si ubwa mbere umumbwira, ariko sinjya mukuru, harya ni muntu ki? Hirwa ati sha nibabanze bazana ibiryo, ndashonje, urumva navuga ntararya. Anahera ko asinyara umuseriveri, akaza akamubwira ko akeneye kurya no kunywa, ndetse akanamwibutsa ko yari yatanze komande bagomba guhera ko bayizana. Bose barabizana bagatangira kurya, ari nako Hirwa abwira Dani ati sha nari nshonje pe, nari mpfuye neza neza. Dani ati kurya bwose wari usonje kuri iyi point? Ngaho rero mbwira dore ibiryo byaje uri kurya, ntabwo uri bubure kumbwira. Hirwa ati ariko rero nawe ntabwo watuma mu nda hagira agacucucucu kaza. Nyine uwo mu Cyozi ni wa mukobwa nakubwiye, ndi wa munasi kwanza, yarankundaga n'ubu arankunda, ntabwo nzi ukuntu ndi busohoke muri iki kibazo. Ubu noneho ikiriho uretse n'ibyo, ngarararira mu kazi abari kurira, umenya hari no kuvura abarwayi birubuze kumunanira. maze kumwicaza inshuro nyinshi mubwira ko akazi atagomba kukavanga n'ibintu by'ingunda, ariko ntiyumva. Namubwiye kenshi ko njye nawe bitakunda, ariko ntago yabyumva. None umunsi yatashye arembye, niba iyi ndwara yiwe ari buyikire ate? Bwashize yararwaye njye kumureba, ndamuhumuriza mbona birashize, ariko this time ntabwo byashoboka. Dani
ati ubwo rero ararwaye yarembye kuko ugiye gukora ubukwe. Irwate cyane pe. Kandi iyo nkuru sinayihingutsa mu matwi rwose ya Allen, wenda ngo mubwire ngo tujyane kumusura anabibone ko kuko Allen ahari wenda yava kwizima. Ati yewe sinuko umutima wanjye wamaze gukwamira kuri wa mukobwa wawe, nari kukwisabira uwo mukobwa ndumva afite urukundo. Nirwo atahubwo uranyibukije kagira inkuru wakwamiye yute se. Ndanaterega niyo mpamvu nakubwiye ngo duhure. Nirwo ati se warashimye umukobwa wanjye ndamugushyingira. Ahubwo ari ibishoboka buriya twava mu bwawe mujya mu bwanjye. Nirwo atohoye uramenya menya aracyari kare. Mwana wanjye nibwo mukimenyana tangiye gutekereza ibyo gushyira mu mago. Ndanaterega ndakuze nkeneye kubaka, nkeneye umuryango. Nirwo ati sha ndakumva nanjye nicyo kintu kindi mu mutwe. None se mbwira kandi yarakwemeye. Natisha ntago biraza neza ariko turavugana. Nirwo ati rero buriya amubwiza ukuri Dani, uzi impamvu ndemeye kuguhereza umukobwa wanjye nuko mbizi neza ko yarezwe, mbizi neza ko atari ikirara, mbizi neza ko yavamo umugore mwiza. Kandi ikindi impamvu byose nabikoze kuko nawe wemeye kurekura umukobwa nkunda. Ndavuga nta kindi kintu nakwitura. Iyo nza kuba mfite mushiki wanjye ngo nari kuguha, ariko reka ngo umukobwa wanjye buriya nabahuje numva nta mahirwe mbihereza. Nayo mpamvu cyagiye nakubwiraga ngo niba umushaka uzabe inshuti na musaza we, ariko nanjye aranyubaha kandi inshuti yanjye cyane. Asa rero agakobwa kanjye niba uri kugakunda ubabaza tuzarwana Dani. Ahubwo ninjye tuzarwana nubabaza Allen. Njye nta plan mfite yo kubabaza Tani, ahubwo ikibazo mfite ubwoba ko adashobora kunkunda. Nirwo ati ngaho nyumve. None se igihe mumaze muvugana nabura nubibona. Rego umuntu uzakwanga n'umuntu uzagukunda urabibona. Ubundi umuntu uzagukunda umubona mukivugana mukimenyana, n'umuntu utazagukunda ubibona ukimwaprochinga. Uburyo muvugana ntago bigira icyo bikwereka. Nataha byore turavugana pe buri munsi. N'ubu buriya kugira ngo mbara ayo masaha yose nicaye hano niwe wafashije, twari turi gucata kuba nagiye kare. Nirwo ati sibumva se. So nzavuga ko wampaye pase nkaguha pase, ngo zavuga ko wampariye umukobwa nkaguha pase. Ati ibyo ubizanye ute kandi undi uzajya kubitubaza, undi ubishinzwe n'inde bireba. Nawe bireba. Icyo nari nguhamagariye no kugira ngo mumenyeshe ko umukobwa naramukunze, naramushimye pe, ni na mwiza. Ahubwo buriya abakobwa beza nkabariya baba bihishe, ariko bafite impungenge. Buriya nta wundi musore yaba afite umutereta ngo atari ko wamuganiwe. Ibyo bintu uzi ko ntigeze mbitekerezaho. Kandi akari mwiza, aho buriya nta wundi muntu umuteretara. Kandi ati ngaho nyumvira ndakubaza nawe ukambaza. Wowe n'umukobwa wawe wakabaye ubizi neza niba afite undi musore nangwa se ntabafite. None ikibazo nibaza nawe uri kukibaza. Ibaze ndamutse mukunze nkazasanga nawe afite undi musore nkuko byagenze kuri Allen. Hirwa urumva utabumemukiye. Hirwa ati ngaho nyumvira. Bose ubwo nabaguhemukiye. Nanjye ntago mbizi. Ati Hirwa ngize ukuri uriya mukobwa afite undi muntu bakunda nangwa nawe afite. Dani ati ntago. Hirwa ati Dani ntago mbizi pe,
ahubwo reka tumuhamagare reka nze muhamagare tuganire numve inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha isize impungenge za Dani aho zifite ishingiro nangwa nta shingiro riri izi mpungenge ziwe zifite byose twibaza ni mu bice bizakurikira yitwa warahemutse yewe nitwa Atete